Hey Abavip, nizeye ko umeze neza, nejejwe no kugera kugaruka muri telefone zanyu. Uyu munsi rero mfite a good topic shaka kuganiriza abana bari hagati y'imyaka 16 kugeza byibura ku myaka 24. Ese niki wakora mu gihe warangije amashuri ya secondaire cyangwa uri muri université ariko uri mu rugo ariko uri unemployed? So niki kintu wakora? Nta kazi ufite, uri mu rugo urangije ishuri, niki wakora? Uyu munsi muri video turaza kuvuga ku bintu bigera muri bitanu ushobora gukora mu gihe utegereje akazi cyangwa bishobora kukohereza kugira ngo ubone akazi. Let's go. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. Abavip TV, Abavip TV. Coach Gael. Abavip, ikintu rero cya mbere ugomba kubanza kumenya iyo uri udafite akazi cyangwa ukiri umuntu muto ugomba gukora cyane. Hari igihe ibi n'ubwa mbere abantu benshi mumaze kubyumva muri inspiration speaker bati hard work, ariko hard work itandukanye n'izindi hard work. Gukora cyane bitandukanye n'ibyo ndimo ndavuga muri aka kanya, kuko muri aka kanya ndimo ndavuga gukora cyane ariko ufite attitude iciye bugufi. Hari abantu bakora cyane ariko ugasanga ntago baciye bugufi. Ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko muri iyi myaka uri umuntu mutoya utaramenya ibintu byinshi kandi nta na experience nyinshi ufite mu buzima. So biba byiza iyo uciye bugufi ukareka abantu bamenyereye basanzwe bafite experience bakakwigisha. Urumva muri uko guca bugufi, iyo attitude, kudakunda amafaranga kandi ari ugitangira gukora, ibyo bintu byose ni ibintu bigufasha kugira ngo winjire muri workforce neza. So nshobora kuvuga ati se tikeni kuvuga gukora cyane kandi nyine uvuze ko ndi unemployed, ubwo urumva nyine nzakora gute? Exactly, that's what I wanted to tell you. Nuko akazi kose ugomba gutangira ku kazi uhembwa make cyane byo qualifyingira cyangwa ukawana volunteering. Hari abantu bavuga ati ngewe ntacyo ngenda za kwemera nkorera akazi ubuntu ariko nze kwakura ubwenge bwinshi cyangwa nze kwakura connection cyangwa nze kwakura ibintu bitandukanye. So ukemera ugakora cyane kandi ukabishyiraho umutima wawe wose. So icyo ni ikintu cya mbere nk'umuntu w'umu VIP yakagombye kwiga rwose. Ukimara kugraduatinga muri secondaire kumenya ko ugomba gukora cyane kandi uciye bugufi, utazanye mu bintu byo kwizamura no kumva ko hari abantu benshi urusha ubwenge. Ikindi kintu rero cya kabiri kandi gikomeye ni ukubasha kwiga abantu. Mu buzima umu VIP uzagenda ubona ko kwiga abantu ari ibintu bihoraho kandi bikomeza biza. Ndaza gutanga urugero. Hari igihe tujya tuganira n'abantu bari mu matinzi nka myaka 16 10 ariko nkumva bafite amagambo menshi, barimo barandusha amagambo. Kandi mu by'ukuri iyi myaka ubintu ubwenge bufite ku myaka 16 18, hari umuntu w'imyaka 30 aba amazemo imyaka 14 yarabugize. So urumva bafite ibintu byinshi akurusha, ku buryo ikintu watekereje hari igihe aba yanagitekereje agisinziriye nijoro, wowe rikaba ari wumva ko ari ibintu bishyashya watekereje. So ni byiza ko buri gihe uri muri presence y'abantu bagukoresha, uri muri presence y'abantu mukorana, yuko uceceka ukumva ukareba uko observinga uko abantu bakora, ukabaza ibibazo, mbega you make sure yuko every information you do not ntago ubaza ibibazo gusa ngo cyangwa wumve, ahubwo urana observing ukareba ukavuga ati uyu muntu uko arimo aravuga gutya ntukubera iki? Ese kuba uyu muntu arimo aravuga ibintu bidahuye ntukubera iki? Kuko uzagenda ubibona uko ugenda mu kazi, uzagenda ubona ko abantu iyo bakora inama no mu kazi n'iki buri wese avuga ku nyungu zimureba. So wowe nk'umu VIP ukiri muto ugomba kubasha kubicamo ukabyobservinga byose, ukamenya abantu neza ukuntu batekereza, kuko bizagufasha cyane umunsi uzatangira business yawe. Ikindi kintu rero cya gatatu gikomeye, nyuma yo kwiga abantu nawe ugomba kwiyiga uwo uriwe. Hari ibintu byinshi abantu batangira bavuga
ati ngo iyi ni life purpose yanjye, ati ngewe nzaba docteur, ati ngewe nzaba iki. No, ntabwo uzaba docteur, nta nubwo uzaba umastronaute. Ibyo bintu byose urimo uratekereza mu mutwe ubu ngubu ntabwo bishoboka. Wowe ugomba kubanza ukiga ukimenya. Kwiga ukimenya ni ukubanza ukamenya really ibintu ukunda gukora n'ibintu bikorohera gukora. Hari ibintu ukunda gukora, hari ibintu bikorohera gukora, hari n'ibintu abandi bantu bakubwira ugomba gukora ariko mu by'ukuri utabikunda kandi bitanakorohera. Ndatanga urugero, bimwe muri ibyo ngibyo ni ibintu usanga abantu benshi barize bavuga ati genda zaba umuganga, ngenza biki, ngo umusivo engineer, kandi mu by'ukuri ibyo bintu utabyumva utanabishoboye ariko ukabyihambaho. Aho hantu uri muri akora a very big mistake. Hama ariko ibindi bintu ushobora gukunda gukora ariko mu by'ukuri bitazazana amafaranga menshi cyangwa bitazabasha kugutunga. So si byiza ko tubifata ngo bigire life purpose yawe, uvuga ngo ibi ngibi ngo nibyo bizantunga, ngo nibyo nzaba byo. No, ugomba kwitonda ukareba ikintu kikorohera gukora kandi gishobora kuzana amafaranga menshi ku mufuka wawe cyangwa mu muryango wawe, kuko uba uri muri tegura kugira ngo uzagire umuryango. So it is very important kumenya ibintu ushoboye gukora ukabifokasingaho, ukabiha umwanya wawe, ukabyiga kurushaho. Abantu benshi bafata ama skills atandukanye, photography, videography, every other skill yayo yose wumva ikorohera gukora, ukadivinga in, ugatangira kuyikora kandi ukayidevelopa ukayishyira ku rundi rwego rwo hejuru. Hama rero ikindi kintu cya kane, hari ikintu bita building strong associations. Navuga ngo ni kubaka association n'abantu bakomeye wowe ubizi ko bakurenzeho. So uyu muri myaka abantu benshi usanga abantu benshi bo mu myaka 16 kugeza ku myaka 20 usanga mwese mufite inshuti mungana, musangira, mutemberana and every other stuff. Ariko ibyo bintu ntago ari byo. Wagombye kuba ufite byibura inshuti imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu ziri ku rwego ruri next, urwego ushaka kugeraho. Bandi byaba akenshi n'igihe usanga ari umu uncle wawe, n'igihe usanga ari papa wawe, cyangwa ugasanga ni undi muntu ugize amahirwe akaba ari umuntu muri famille, uba ufite amahirwe. Ariko atari umuntu muri famille ushobora gushaka umu boss ukareba ikintu wamwofaringa gisanzwe, kuko abantu bose bari ku rwego rwo hejuru iyo bahaye ikintu gisanzwe nko kubafasha utu errands tumwe na tumwe mu rugo iwabo, cyangwa kubandi kubafasha kuorganiza utuntu duke na duke badashobora kwiorganiza ubwabo, wowe batangira kukwizera, bagatangira kugenda bakuganiriza, bigatuma ugenda wunguka ubwenge. So ikintu cya mbere gikomeye kugira strong associations, abantu bari hejuru bakomeye, ni ibintu uzabona mu buzima uko ugenda utera imbere. Biragoye gutera imbere uri kumwe n'abantu munganya level gusa, ariko iyo uteye imbere ufite umuntu ugufata ukuboko akavuga ati uyu ni umuhungu wanjye ndamwizera, ni ibintu bigufasha. So please find strong associations. Utabona udafite amahirwe yo kunya finding strong associations, guhura n'abantu, ugerageze ujye mu masemina y'abantu bakomeye, ugerageze gufata contact, ubabwira ukuntu bakunda. All those things can help. Umuntu ashobora kugukunda akakubera a mentor. So icyo ni ikindi kintu cya mbere gikomeye. Hama rero ku kintu cya gatanu nashaka ngo bwaririze ku bajene b'imyaka. Iyi niyo myaka ugomba gushapinga character yawe. Use abantu ngewe bambona bate. Ni byiza ko uri umusore w'imyaka ugomba kuba ufite isuku, ukaraba neza, bitera niyo yaba ari parfum y'amafaranga make ariko ubuyifite, deodora zigura 2000, ariko ukaba usa neza kandi uri neat. Ntago ushobora kumva ukuntu ibi bintu bifite importance, kuko buri gihe uko uhuye n'umuntu ikintu cya mbere abona nuko usa, nuko uhumura, nuko uvuga. So iyo ugiye witwaye ukagenda ufite imisatsi idasokoje, unuka, ugira gutya, umuntu ashobora kukwanga mu by'ukuri utari umuntu mubi, kandi kubera ko hari ikibazo cya hygiene kiri ku mubiri wawe. Very important. Iki ni ikintu abajene bakunda bakagishyira hirya, bakaba bati ntacyo kimaze, ngo ndetse ngo abantu bose babakire ngo nuko basa neza. No, wowe ugomba kuba usa neza kugira ngo, kuko urimo uraprosha abantu, ni wowe bashaka, ntago ari wowe bagushaka, ni wowe bashaka. So ugomba kuba usa neza, uhumura. Hama ikindi kintu kandi gikomeye ni ukutaba sensitive. Nimba umuntu akubwiye ikintu akakubwira ati wakoze amakosa hano, ntago ugomba kwidefanda ngo ubabare, ngo wumve ngo uriya muntu ngaranyanga, ngo uriya muntu agize iki. Isi musi y'akazi muzayana mubibona iri very unfair. Abantu bagenda, umuntu akora ikosa akari gushyiraho, nawe ibyo utazi utigeze banakubwira byose bikakujyaho. So it is very bad. Isi iri hano hasi,
hano hanze mu kazi iri very unfair, ariko ugomba kutaba sensitive, ugakomera. Nimba ikintu kikubabaje nijoro ukaryama, mu gitondo ukabyuka ugakaraba, mu gitondo ukajya mu kazi umeze neza, uri tayari kwataka umunsi ukurikiyeho. Abavip, nizere ko ibi bintu babwiye ugerageze mubishyire ku mutima. Iyi video wirebe bwa kabiri, hari amavideo menshi twagiye tuvuga kuri ibintu ushobora gukora mu myaka 20, ibintu ushobora gukora mu myaka 30. Please mugende muzisubiremo, ariko iyi ni video ngiye mbabwiye nk'umuntu nanjye wabaye unemployed kandi wabashije igihe naboneye akazi, nabashije kuba very valuable member of the society. Ndabakunda cyane Abavip. Peace out.